Hello guys, nibwo nkiva muri gym. Sorry ku bantu bari turi kumwe namwe. Banze urumuri rutari rumeze neza ariko nibwo navamo kano kanya. Hari izuba ryinshi cyane. Nizere ko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza. Ya muri iyi minsi ndi kwibanda cyane kuri sport kuko ibiro byariyongereye cyane. Ndumva nawe babyiye muri video y'ubushize. So ndi kugerageza rero nkora siporo umunsi ku wundi, ngerageza kurya neza, nizera yuko nzajya mbibasangiza uko nshoboye kose. Intego yanjye nuko nagabanya nibura ibiro nka 5 cyangwa 10 nibishoboka. 10 byaba byiza cyane kurushaho. So niba nawe ushaka kugira ngo dufatanye gukora siporo, uze dufatanye kabisa, waba uri umugabo cyangwa se uri umugore, uri umukobwa, uri kiringimbi, muri make uze dufatanye kugira ngo turebe yuko twasubira ku murongo twese. Yaba bigoranye cyane yuko umuntu atakaza ibiryo, yuko atakaza ibiro, uko ibiryo biraryoha cyane iyo witegereje ukareba uburyo biba bisa. Akenshi kubivaho biba ikibazo. Ndakeka ari byo ngewe byatumye mbyibuha cyane. So narariye nkitaye maybe kubiri intunganyamubiri iri mu biryo, ahubwo nita cyane ku buryohe. So nibanze cyane ku za pizza, nibanda cyane ku bintu bya icyuya kirangije, nibanda cyane ku bintu bya ibiryo byo hanze. So biragenda biranyica cyane nkuko mubibona, ariko mubyitege result ziri kuza. Ntabwo mbyibushye cyane ariko result zirimo ziraza. I hope abo turafatanya, abo turi kumwe namwe, muraza tukakorana urugendo. Ndatangira gukora siporo nyinshi cyane, nzagerageza mbibasangize. Si urukundo gusa nkunda kuganiraho, mba nshaka kugira ngo urukundo na siporo bijyane no guteka. Akenshi ibyo bintu ko ari bitatu nibyo ntekereza 100% yuko ari byo byubaka urugo, byubaka umuntu, byubaka umubano. Kuko akenshi iyo usanze ibiro bitangiye kwiyongera, abantu akenshi babana cyangwa se utangiye kudatinga, utangiye kubona ibiro bitangiye kwiyongera, batangira gutekereza ibintu byinshi. So niyo mpamvu rero ngewe nahagurukiye gukora siporo. Nizera yuko nawe uraza tugafatanya. Niba ushaka kugira ngo mbahereze tips cyangwa se ibintu maze iminsi ntangiye gukora, nibwo najya muri gym. Ndacyagerageza, ntabwo nari naba umuhanga cyane mu gukoresha ibyuma byo muri gym, ariko ntekereza yuko kuba mfite ubushake niyo goal yanjye yo gutuma nagera kure cyane. So niba turi kumwe rero, ibuka umbwire niki wifuza yuko twakora hamwe, siporo zihe ukeneye ko twakorana kugira ngo bidufashe ku nyungu zawe ndetse n'izanjye, sibyo? Burya iyo ubona umuntu ugutera umwete ni ibintu bigufasha cyane. So nuntera umwete biramfasha kugabanya ibiro, kandi nanjye ndakeka ndamutse nguhaye morale nk'iyo ndimo ndabahereza kano kanya, hari icyo bishobora guhindura. Waba uri umusore, waba uri umukobwa, it doesn't matter. Sirtu n'abadamu. So byadufasha twese. So reka tubigire intego, reka turebe yuko mu minsi iri kuza twese dushobora kuba twagabanyaho ibiro bikeya cyane. Alright, so turi kumwe rero, nibyo nashaka kubabwira. Ndakeka live nagiyemo urumuri ntago rwari ruhagije. So niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo niyeskize mbabwira n'intego ya video yari yihe, no kubatera
morale kugira ngo ibintu tubikorere icyarimwe cyangwa se tubikorere igihe niba ukeneye kugira ko kugabanya ibiro, sibyo? So turi kumwe rero, amavideo ari kuza ari menshi cyane, ndimo ndayategura. So turi kumwe rero, peace. Kugabanya ibiro ntabwo biba byoroshye, ariko ikintu kimwe gusa bisaba nuko ugira ubushake. Abantu bakubwira ibyo bakubwira ibyo kurya, bakubwira buri kintu cyose, ariko udafite ubushake nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. So icyo bigusaba gusa nubwo bushake, ubundi inzozi zawe ukazigeraho vuba ahangaha.